ibi detayi nyinshi izakubaza ibyo wagize abo mwabikusangiye. Ihumure wagize warihaye bande? Amahoro wakiriye wayegejeje kuri bangahe? Nimuze twinjire mu cyumba cyo gusenga. Ngo arasenga Elisa nome restance abwira Imana ngo mwami ndakwinginze humura amaso y'umusore arebe. Ngo ako kanya Imana humura amaso y'umusore arareba. Hari ibyo ugomba gutegeka, hari ibyo ugomba gusaba, hari ibyo ugomba guhagararamo kugira ngo nundi wese abone impinduka ziturutse muri wowe. Yesu akugirire neza, Yesu agutabare, Yesu akunezererwe. Mwamaze kuhindurwa mwene wabo nawe agize ihumure, abonye ijuru ribagose, abonye imbaraga z'Imana ziri kumwe nabo, abonye amagare y'intambara ndetse n'ay'imiriro biri kumwe nabo. Ngo aravuga ngo mbonye Imana, ibyamuhangayikishaga birarangira. Igihe cyose utazahabwa ihumure n'ijuru uzahangayika. Igihe ihumye amaso byari biguhagurukiye, Imana ihumye amaso ibigufashaho imbaraga w'ijambo. Imana ihumye amaso ibiguhagurukiye kukurwanya no kugutsinda. Imana ihumye amaso ibifite ubukaka n'ubushongore bwo kukunesha no kugutwara ibyari ibyawe. Imana ihumye amaso izo ngabo nubwo ari mwinshi gute Yesu azinetralize. Imana igira ibyo ikubita hasi ubone ubutware bw'Imana ku buzima bwawe. Ibendera y'ubutsinzi nitangazwe kuri wowe. Wongere wakira ubuzima, wongere ube mu butware bw'Imana. Ngo aravuga ngo mwami zuhumye amaso. Huje bakunzi ba Gisubizo TV, mugire umugisha aho muherereye hose, abari mu Rwanda, muri Afrika, abari i Burayi ndetse no muri za Oceania. Imana ibahe umugisha. Tugize umugisha nanone wo kugira umwigisha w'ijambo ry'Imana, evangelist, aratangira twibwira hanyuma nasuhuza abantu bamubona kuri kamera za Gisubizo TV. Kandi buri muntu wese anaherereye Imana ikomeze mubera igisubizo. Karibu mushyitsi wacu, tugwaye ikaze kuri kamera ya Gisubizo TV. Ingewe muvugana ni Jean Pierre Dukunda cyangwa Peter. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane, turabasuhuje mwese mugira amahoro y'Imana abonerwa mu gakiza ka Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Amen. Nkuko babivuze ni Jean Claude. Ndatekereza ntari umushyitsi cyane kuko ndi umwana wanyu, ndi uwanyu umunsi ku wundi kenshi gashoboka. Tubana kuri uru rubuga tunyuzaho ivugabutumwa nkuko Imana ishima kuri tunyuzamo. Rero nkuko abivuze negereje buri umwe wese nkuko nawe abivuze, ariko cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho baherereye, kandi tubasaba ngo mukore subscribe cyangwa se sabune kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ni umugisha, muri ingenzi, muri ab'agaciro kubagira. Reka dusenge Imana hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Yego dusengere hanyuma tugezaho ijambo Imana gusize ku mutima uyu munsi. Ninda bafite ikindi kibazo ndaza kukikubaza mu buryo ndibuze kukikubaza. Murakoze cyane, murakoze cyane. Amen. Mana turagushimiye, Mana turakuhimbaje, tugushyize hejuru kuko nta wundi ukwiye gushyirwa hejuru. Urera kandi urakiranuka. Akanwa kacu kumvise kuzuyemo kukuvuga no kugushima kubera ko iminsi yacu wayongereye. Twakubonye ku manywa na nijoro, n'uyu munsi dushimye kongera kuduha mu minsi y'ubuzima bwacu. Mwana twemerere cyane utegure imitima yacu ndetse n'abadukurikiye kugira ngo message yawe ugiye kumvikana hagati mu kanwa kanjye ibe message ifasha ubwoko bwawe, abari message ihembura imitima y'abera, imitima yaguye isari, imitima yumagaye nko mu butayu yongera isubizwe mu imbaraga n'ijambo ryawe. Reka tutabarirwe muri wowe, tunesherezwe muri wowe. Imbaraga zimira izindi mbaraga nizo dusabye muri uyu mwanya w'ijambo. Reka tubohorwe, nitumara kubohorwa n'imitima n'abatwumva bumve babohowe n'Uwiteka. Ganza kandi utegeke imitima yacu ihugukira ibyawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. 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 Murakoze cyane. Reka tuganire ku magambo dusoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri
Dusome duhere ku murongo wa gatandatu, igice cya gatandatu plutôt, dusome duhereye ku murongo wa 15. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka, abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. 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 Hari indirimbo numva, cyangwa se hari amagambo amwe n'amwe numvise mu ndirimbo, numvise iri kuza cyane mu mutima wanjye. Nifuza ko umuntu wese nawe yayatekerezaho kandi akayagira ayiwe. Gusenga ni ijambo ryitwa gusenga. Dusanzwe tubizi, dusanzwe tubyumva, dusanzwe tubyigishwa, dusanzwe tubyigisha, ariko umuririmbyi yavuze hejuru yo gusenga, abivuga mu ndirimbo, abivuga mu ijambo, abivuga mu buryo bwose. Gusenga, yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Gusenga, yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Yesu avuga iby'imperuka, arababwira ati, musenge mufite ubwenge kandi musabirane. Gusenga, yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Yesu ahimbazwe cyane. Ni indirimbo ndende, ariko nashatse kwibanda ku ijambo ryitwa gusenga. Gusenga ni intwaro umukristo akoresha kugira ngo arwane cyangwa se atsinde. Gusenga ni intwaro umuntu wese muri ubu buzima wamenye Kristo agomba kwiyegamiza. Hari igihe abantu bavuga amasengesho ariko kandi ntibayabemo, bagatangaza amasengesho, bakabwira abandi amasengesho, ariko bo bataba mu buzima bwo gusenga. Ndashaka kukubwira hejuru yo gusenga, iyo ubaye mu buzima bwo gusenga ugira itandukaniro ritandukanye na wa muntu ubaye mu buzima bwo kuvuga amasengesho watayabamo. Gusenga birenga amagambo bikaba ubuzima. Umuhanga wo gusenga ntabivuga ahubwo arabikora. Niba ubayeho mu buzima bwo kuvuga ariko udakora, ntuzagira iterambere cyangwa se ntuzagira intsinzi. Ariko intsinzi ya mbere y'umuntu ni uko aba mu byo yizera. Haleluya, Yesu ahimbazwe. Biragusaba kuba mu byo wizera kandi ukabihagararamo, ukabyicaramo, ukabigenderamo, kuko nubigenderamo uzabona impinduka zabyo, uzabona ibyiza by'ibyo bintu, kuko wabihagazemo kandi ubihagararamo neza. Twasomye amagambo cyangwa se dusomye amagambo meza ya Elisa n'umugaragu we. Babayeho cira ibico, bifuza icyo bakora kuri bo kugira ngo bagire ute, babateshe, babarwanye, babatsinde. Umunsi ku wundi umwami wa Siriya ari kumwe n'ingabo agategura iki? Agategura inzira yanyuramo kugira ngo arwanye ubwoko bw'Imana biciye mu nzira imwe cyangwa iyindi.
ariko ubu bwoko bw'Imana yarwanyaga bwari ubwoko butuwe ukwabwo, bwari abanyamugisha, bari abantu bafite Imana rurema nk'umutabazi wabo, bwari ubwoko bwari bufitanye communication cyangwa se communication n'Imana yabahamagaye. Mbibutse ko ubwoko bwa Isiraheli kubera ko Imana yabaga muri bwo kandi ikagendera muri bwo, nta n'ikintu Imana yashoboraga gukora rimwe na rimwe bigendanye n'amateka n'amahame n'uko babanaga, Imana itabashe kugira ute gukibagezaho nka message kugira ngo baze bamenye ibyo barimo n'ubuzima barimo n'abo bari kurwana nabo. Ubwoko bwa Isiriya cyangwa se umwami wa Isiriya abarebe bo we ntigeze babonamo nk'Imana rurema, ntigeze babonamo nk'imbaraga zimira izindi mbaraga, ntigeze babonamo ubushobozi bukomeye nk'ubw'umuntu ubana n'Imana idasanzwe. Yabareba akabatekereza nk'ibindi bihugu bashobora kugabaho ambushi bigakunda, bakabagabaho ibitero bikemera. Ariko turi abanyamugisha, ntabwo tuzapfa gupfa. Nubwo isi ishaka ko wapfa, nubwo isi iri gushakaho impamvu zo gupfa, ariko turi abanyamugisha. Muri ibi byavuze ngo ube maso mu Kristo nturuhuke nonaha, avuga ko amakuba ari hafi ariko usaba Imana. Kabiri ngo wambare intwaro zose z'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo umwami wa Isiriya ngo agapanga gahunda imipango yiwe, akavuga ngo uyu munsi turi bubategera ahangaha. Inama meeting yose ikanzura ikemeza yuko bagateraho na kashe ko uwo munsi bari butege ambushi ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Ariko ntibamenye ko bari abanyamugisha. Nshuti yanjye, intambara ubona ni nke kuz'Imana ikurwanirira, igusimbutsa, ikurinda. Ibigeragezo uhura nabyo ni bike kuz'Imana ikurinda. Intambara n'ibitero bikugabwaho ni bitoya cyane kuz'Imana ikurwanirira itakwereka. Tegereza Yesu, umutegereze nyamatsiko, umutegereze nyekwizera. Yesu ni byose kumufite. Icyo usabwa ni ukutiganyira. Nguko agambiriye ngo Imana ikigaragariza ubwoko bwayo, ikababurira inyuze mu mukozi wayo, mu mugaragu w'Imana Elisa, akababwira amakuru kagati rero nubwo bimeze gutyo, nubwo mwicaye mumeze nk'abari mu mahoro, ariko nta mahoro ariho, nimwitwararike, mwitware gutya, mubigenze gutya. Uyu munsi mugende mucungira aha n'aha, hari ikintu Imana ije kubakorera. Ngo Bibiliya iravuga ngo si rimwe si kabiri ngo bakajya bakira muri ubwo buryo. Kubera iki? Kuko bari bafite bamenya ubagezaho amakuru y'Imana. Intambara zose urwana Yesu akwemera zirakorohera kuruta izindi zose, kabone yuko yarirahiriye ivuga iti zatangiye ingabo nyinshi maze zipfe ku bwawe. Kabone yuko yarirahiye ivuga iti zatangiye ingabo nyinshi maze zipfe ku bwawe. Intambara zose urwana Yesu akwemera zirakorohera kuruta izindi zose, kabone yuko yarirahiye ivuga iti we zatangiye ingabo nyinshi maze zipfe ku bwawe. Intambara urwana Yesu akwemera, ibibazo ucamo Yesu akwemera, bizakorohera nshuti yanjye. Nubwo wabwishe, nubwo bwaba bukwiranye, ariko intambara urimo niba Yesu akwemera izakorohera kuruta izindi zose. Yesu yarivugiye ngo azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Gusenga bifasha umuntu, gusenga biruhura umubabaye, gusenga bikiza indushyi, gusenga bisubiza umuntu agaciro, gusenga bisubiza umuntu ikuzo. Abisirayeli ngo bakajya bakira muri ubwo buryo, ngo umunsi umwe ngo umwami ngo ararakara Siriya, aravuga ati ninde muri twe, ninde muri mwe ushobora gutanga amakuru ibyo tugambiriye mu murere, ibyo tugambiriye mu rwihisho. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Hari amakuru isi yaguhishe, ariko nuba mu buzima bwo gusenga
Imana izayaguhishurira. hari ibintu isi itakwereka ariko nusenga Imana nibamenya izaguhishurira. hari imigambi isi itakwereka ariko nuwo mu buzima bwo gusenga Ntabwo Imana izemera kutabwa. Oya, uri kumwe na Yesu. Yesu azagufasha, Yesu azakurwanirira. Intambara urwana Yesu akwemera izakorohera nshuti yanjye. reba aho uhagaze, ese ni mu nzira ijya he? ese ijya muri Egiputa cyangwa ijya mu ijuru? Ubwire Imana ngo ngera uvugane nanjye ibyururutse umutima. Haleluya. icyo yavuze no kugikora Imana izagikora, icyo yakubwiye no kugikora Yesu azagikora. Bene data bari mu buzima bumeze nk'umwijima, bari mu minsi igoye, bari mu minsi iruhije, bari mu minsi y'umwijima ukomeye kandi ukabije, ariko icyo Yesu yavuze no kugisohoza Imana izagisohoza, kuko intambara mwaba murimo murwana Yesu abemera zizoroha. Nibyo, intambara zigira ibitambo, ubuzima bwose bugira ibitambo, ariko nyuma y'igitambo hajya haboneka intsinzi y'Imana. abaturanyi turabizi ko bari mu bihe bikomeye bitoroshye, aho umuntu ari kuzira ubwoko bwe, umuntu akazira uko avuga, umuntu akazira uko asa. Ariko nshuti zanjye, bene data, nituba umwanya wo gusenga tukabahamagarira n'Imana, twebwe dufite uwo mwanya uno munsi, Yesu azabakiza amakuba, Yesu azabakiza akaga. Ibitero byose bibagabwaho, Yesu ari kumwe namwe azabarengera, Yesu ari kumwe namwe azabatabara. Uko byamera kose Imana ni Imana. Naho abantu bajya bafata rimwe Imana bagashaka kuyihuza n'ubuzima barimo uyu munsi, bagashaka kuyihuza n'imibereho babayeho, kuba abantu baba bari guhura n'ibitero bitandukanye, bagahura n'ingorane zitandukanye, bagahura n'akaga gatandukanye, ariko Bibiliya iravuga ngo tubifate nk'iby'ibyishimo byacu, ntitubifate nk'aho Imana yaturetse. Imana iraturwanirira, Imana izabarwanirira, izagaragaza ukuboko kwayo kuri mwe kandi mubone intsinzi y'Imana. Turahumuriza bene data b'abakongomani abaturanyi, turahumuriza isi yose, turahumuriza abari mu makuba, turahumuriza abaturanyi batameze neza, turahumuriza ahantu hatandukanye hari intambara nyinshi z'impuha, ariko icyo nababwira, icyo yavuze Yesu no kugikora, Yesu azagikora. Niba yaratangaje akatangaza amahoro mu mitima y'abantu, Yesu azabaha amahoro. Niba yarabatangarije ihumure, Yesu azabaha ihumure. Nubwo twabona bidashoboka, nubwo twaba dufite amakuru atandukanye n'ayo Imana yatanze, ntabwo bijya bikuraho icyo Imana yavuze. Rimwe na rimwe umuntu utaba mu buzima bwo kwizera Imana no gusenga, we yicarira ku makuru y'isi, ntiyicare ku cyo Imana yavuze, kabone nubwo isi yose yakwanzura, ariko ntabwo igikuraho icyo Imana yavuze. Niyo mpamvu bavuga ngo realite n'est pas la vérité. Icyo Imana yavuganye namwe nicyo cy'ukuri. Mukomere ku cyo Yesu yavuganye namwe, muzanesha. Ndabatangariza ihumure riturutse mu kuboko kw'Imana, ndabatangariza amahoro, ndabatangariza gutuza, ndabatangariza guhagarika gutuza imitima yanyu ntihongere guhagarikwa, ahubwo munezerwe. Igihe muzengurukiye kirahagije. Lilabino menestase talabino sikenestai, nuko haba hari abapfuye nizo intambara n'intambara, nta mikino iba mu ntambara, hari ababipfiramo hakaba n'ababikiriramo, ariko Kristo Yesu ari kumwe namwe, abafashe ikiganza, abafashe ukuboko. Nimwakire ihumure, Yesu abahumurije. Intambara mumaze mu iminsi, kutaryama kudasinzira, hari Imana igihumuriza bene iyo mitima, ndetse mwe nabo bantu bakongera bakaturiza Uwiteka. Ndababwira ngo nimuhumure, imisozi mwirukanse, ibibaya mwirukanse, igihe cy'Imana kirageze, wese abakesha cyamika. Mugire umunezero w'Imana. Mena sino denestase, muhumurike, hari imbaraga z'Imana zibanye namwe. Ikiganza cya marayika ndabona gifasha abantu ukuboko, nubwo uri mu ntambara zitandukanye, ariko hari ukuboko kw'Imana kugukozeho, hari ikiganza cy'Imana kigufashe kugira ngo ugendane na Yesu umutima wawe utuje. Ngo Abisirayeli bakajya bakira muri ubwo buryo umunsi ku wundi.
mwami Siriya aragambira avuga ngo umve, ndambiwe guhora ngambirira umugambi wanjye ntugerweho. Ntabwo imigambi yabo izahama. Ibyateguwe muri iki gihugu cyacu twese tuzi amateka. Jenoside yakorewe abatutsi, n'utari uhari yumvise amateka. Umugambi wayo wari kugira ngo umareho ubwoko bumwe, abantu bashire mu isi. Ariko umugambi w'Imana ntabwo ari kugira ngo abantu bapfe, ahubwo no kugira ngo tubeho. Nicyo cyatumye birivuga ngo ntabwo tuzapfa, ahubwo tuzarama, kugira ngo dutekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Imana yagize yakoze. Nicyo gituma uno munsi duhagarara turi imbere, cyangwa se tuyobowe n'umukuru wacu w'igihugu, ari batangariza isi amahoro, bagatungurwa n'ayo mahoro dutangaza. Kandi abo batangaje amahoro nibo bateganyaga ko bazapfa, ubuzima bwabo bwe kwibukwa. Ariko Yesu Kristo yari afite umugambi ku gihugu cy'u Rwanda. Namwe bene data, baturanyi bacu, nubwo muri mu ntambara zikomeye, ndetse muzira uko mwavutse, muzira n'ubwoko bwanyu, muzira n'abo muri bo, kuko mwavuze ururimi runaka rw'Ikinyarwanda, ntabwo muzapfa, muzarama, kugira ngo mutangarize abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Iyo babivuga mu isi ntibabyumva, bajya bibaza ngo niki cyabayeho gishobora gutuma aba bantu bagira umwiryane ungana gutya, bakagira na communication imeze gutya. Nta kindi nuko ibyo byaturutse mu bantu kubwo inyungu zabo, bitaturutse mu Mana. Umugambi w'Imana wari kugira ngo tubeho. Umuntu azagucira igico, ariko asanga Imana yaguteguriye inzira. Usiogope. Abantu bajya batuhuza imitwe, ariko nyuma Imana yakwigaragariza, tugasanga ko ari umugambi w'abantu, atari umugambi w'Imana. Abatukomanya imitwe nibo bahindukira bakavuga ngo ntabwo twari tuzi ibyo turimo, ariko bituruka mu mbaraga z'Imana zigaragaye kuri twe, bakabona intsinzi hejuru yuko bifurizaga ko twapfa. Nimuhumure, Yesu ari kumwe namwe. Nimuhumure, Yesu ari kumwe natwe. Araganira aravuga ngo none ikintu cya nyuma gisigaje ni ukugira ngo dufate mpiri uyu muntu ugambirira kugira guhishura ibyo twagambiriye kuvuga. Ngo bakora ubufindo, arakarira ingabo ze. Ari kumwe muri izo ngabo, agati Nyagasani mwami, we kuduhwanya, we kutwica, we kuturenganya, ahubwo mu Bisiraheli bafite umugaragu w'Imana. Impamvu tumenya ibyacu, impamvu tudapfa, impamvu duhishura imigambi mibi ya Satani, nuko twe tubana n'Imana rurema. Imana Data, Imana ishobora byose, niwe ubasha guhishura ibyo twebwe tugambirira mu murere tutarabishyira hanze, ahita bisobanukirwa. Ngo umwami avuga ati ubwo Adu yabonetse, naba ariwe tujya guhiga. Ndagira ngo nkubwire ngo ntibazakubona. Uriho umugambi w'Imana, ijisho ry'Imana rikuriho, umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Icyo Imana yavuze no kugikora izagikora ku buzima bwawe. Ntabwo uri impanuka, wavutse kubw'umugambi w'Imana, ukura kubw'umugambi w'Imana, uriho kubw'umugambi w'Imana. Waba urara wiruka, waba urara ugenda, waba wirirwa wirukanka, ubuzima urimo, izuba rikukubita, imvura ikunyagira, usonzeramo, ugambirirwamo ubusa, ariko ndagutangariza amagambo y'ihumure, nguriho mu mugambi w'Imana, ntabwo uzapfa gupfa. Tangazo ry'urupfu Yesu ararimanuye, kuko icyo yatumye Yesu aza yari kugira ngo gucungure nanjye ncungure. Umugambi w'Imana si uwo kumpomba, ahubwo ni uwo kundokora. Yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, n'uyu munsi afite umugambi wo kuza guturokora. Ibyo Imana yaducishijemo nibyo bikomeye kuruta ibi turi gucamo none. Niba hari umwijima uriho none, hari umwijima urutuyu twigeze gucamo, ariko Imana ntigeze iduta, ntiyadutereranye, ntiyadusize twenyine. Twabonye ukuboko kw'Imana muri uwo mwijima. Uyu munsi tuvirwa n'umucyo w'Uwiteka, turavuga intsinzi twabonye. Yesu ahimbazwe cyane, mbaraga z'Imana zibaganze, ubwami bw'Imana we muri mwe. Aravuga ngo reka shaka Aduyi uzamubona gute? Ari uwavuzweho n'Imana. Afata
ufite ingabo kubera kutagira iki ubwenge butekereza. Umuntu w'Imana, uw'Imana yavuzeho, uw'Imana ifite mu mitekerereze, uw'Imana ifite muri plane, uw'Imana igambiraho gukoresha ibintu bikomeye, niwe uri muhigwa. Ntabwo uzapfa kuko hari icyo Imana yakuvuzeho. Yesu ari kumwe nawe. Biravuga ngo zatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Hari ingabo zizapfa ariko wubeho. Hari abazagenda mu mwanya wawe ariko wubeho kuko hari icyo Imana yakuvuzeho. Ngo Elisa abyuka mu gitondo, ngo ageze hanze, ngo asanga umudugudu wose wagoswe n'amagare n'amafarashi by'umuriro by'ingabo za Bisiriya. Agira ubwoba, asubira mu nzu, aravuga ati turashize, turapfuye, birarangiye. Nshuti yanjye, mwene data, muvandimwe, mubyeyi, ibyo bikwishe nta rupfu ruhari. Ibyo ubona nk'ibikwasamiye ntabwo biri bukurye. Ibyo ubona biguhaza amaso ntabwo biri buze kugira icyo bigutwara. Icyo gitsure ni icy'abantu, ntabwo ari icy'Imana. Imirindi ubona, intambara wumva zimuha, ntabwo Imana ibirimo. Iri kumwe nawe kugira ngo ikurwanirire, iri kumwe nawe kugira ngo ikuneshereze. Komera kuri Yesu wamenye. Imbaraga z'amasengesho zikore ku buzima bwawe. Nibyo ubona bitagishoboka, Yesu ajya kubera igisubizo. Ariko iyo wabuze imbaraga z'Imana, iyo utagifite amasengesho muri wowe, iyo utagihura n'Imana kuri wa musozi wawe, kuri wa munara, hamwe utegereza Habakuki yavuze ngo nzagara ku munara wanjye aho ndindira nkumva icyo Imana ivuga. Niba warahavuye uzatinya ibikugeraho, wumve n'ibitambuka ubitinye. Ariko niba uri kumwe n'Imana ntabwo uzapfa gutinya kuko hari Kristo muri kumwe, azakuyobora mu nzira zawe. Yesu ahimbazwe cyane. Aravuga ngo turashize, yewe ntabwo dushize. Yesu ari kumwe natwe. Nge na Yesu tuzajyana, nge na Yesu tuzagendana, nge na Yesu ntazansiga. Elisa ngo abyitegereze, abona ko havutse ikibazo. Nubwo waba ufite amahoro, ariko uwo muri kumwe nta mahoro afite, nshuti yanjye we, ndagutangariza, ndanakwingingira gutabaza, kuko ni wowe mutabazi w'uwo muntu, kugira ngo nabone ihumure. Hari igihe abantu birengagiza ubuzima bw'abandi, hari igihe abantu birengagiza ubuzima bwa bene wabo, hari igihe abantu birengagiza ubuzima bw'inshuti n'abavandimwe. Ndakubwiza ukuri, amahoro yose wagira, umuturanyi nta mahoro afite, nawe nta mahoro uzagira. Intambara wahura nazo, ubukene wagira, inshuti yawe igifite ubukene, nawe imbaraga wagira igifite ubukene, ntibizakunda. Nicyo gituma Imana itanga umugani, igaragaza umupfakazi, ikagaragaza n'umucamanza. Birivuga ngo hari uwo mucamanza ngo ntiyitaga ku bantu, nta mbabazi namba yagiriraga abantu bose. Ariko Bibiliya ikagaragaza ko umupfakazi yafashe gahunda yo kumukomangira buri munsi, ngo ariko abonye ko murembeje, abonye ko muruhije, abonye ko bitazakunda ngo asinzira aryame ahwekere, aravuga ngo uru rusaku rw'uyu muturanyi buri gitondo, kila siku, nta gahunda dufitanye, chaque jour akamukomangira. Aravuga ngo nubwo ntafitiye abantu imbabazi, ariko ndambiwe stress za buri kanya. Bibiliya iravuga ngo niba mugiriye imbabazi bene ako kageni, nta mbabazi agira, Imana izabura ite gutabara bayo. Ninge nawe bo gutabariza bene wacu, ninge nawe bo gutabariza ubwoko bw'Imana. Niba ukiryama amasaha 24 bigakunda, ni wowe ufite umukoro wo gusabira n'utagishobora kuryama n'isaha imwe ngo abone ibitotsi. Niba ugibasha kujya mu isoko ugashopinga, ukambara, ukarya, ukamera neza, ni wowe Imana ifite wo kugira ngo nawe usabire mwene so, nawe agira uwo mutekano nk'uwo ufite. Bene data, nimuze duhaguruke. Gusenga bifasha umuntu, gusenga bikingura ijuru, gusenga bikingura ijuru, gusenga biguhuza n'Imana, gusenga biduhuza n'ijuru. Ngwino twinjire mu mwanya wo gusenga. Kingura umutima wawe, ubwira Imana ngo ni ngewe wakoresha. Ahari hari ibitarakunze kuko nagiye ku ruhande, ariko ndagarutse Mwami, shaka ko nkoresha ibyo wampamagariye. Yesu ahimbazwe. Nkunda ijambo rivuga ngo ukora umukoro utari uwanjye ni ugutsindwa. Hari igihe abantu bagaragara bari mu bintu bitari ibyabo. Abakristo ibyacu si ugutega amatwi gusa,
ibivugira hirya no hino, ndetse tukabigiraho n'amagambo menshi kandi tutanabizi ijana ku ijana. Ni byiza ko umukristo agendana n'amakuru, kuko icya mbere ni amakuru, ariko nyuma y'amakuru bigusigira irihe somo? Ese ko umunsi kundi uri gushaka kumenya ibyavuzwe hirya no hino, umunsi kundi uri gushaka kuvugana n'Imana iki? Umunsi kundi uri gushaka kubaza Imana iki? Ku bwoko bwawe, ku nshuti zawe, ku baturanyi bawe, ku bavandimwe bawe. Haguruka mwene data, va mu matiku, haguruka usenga Imana. Va mu buyobe, ongera uhagurukane n'Imana muvugane. Va mu byakurangaje, ongera usenge, kuko gusenga bizagukominikana n'ijuru. Elisa yarasenze asengeye umugaragu we ngo asaba Imana ngo Mana nta humure ndibuza kugira. Uyu muntu turi kumwe nta humure afite. Guki wumva ko waseka bene wanyu bari mu marira? Guki wumva ko wanezerwa bene wanyu nta kunezerwa? Guki wumva ko wowe wakora ibyo ushoboye byose bene wanyu batameze neza? Biravuga ngo nubwo uri mu mahoro, ngo mbese wumva ufite ishaka, niko umuririmbyi yaririmbye. Ndikujyana gushaka izazimiye, ngo naho baba aboroheje, ngo nabe igiciro cyinshi maso y'Imana, n'abagayitse nabe igiciro cyinshi maso y'Imana. Ngo nimuze tubashake, twe tubatarure, bizatunezeza nituzana intama imwe. Imana ntizakubaza ibyo wariye, Imana ntizakubaza ibyo wambaye, Imana ntizakubaza detayi nyinshi, izakubaza ibyo wagize abo mwabikusangiye. Ihumure wagize warihaye bande? Amahoro wakiriye wayegejeje kuri bangahe? Nimuze twinjire mu cyumba cyo gusenga. Ngo arasenga Elisa, no melestance, abwira Imana ngo Mwami ndakwinginze humura amaso y'umusore arebe. Ngo ako kanya Imana humura amaso y'umusore arareba. Hari ibyo ugomba gutegeka, hari ibyo ugomba gusaba, hari ibyo ugomba guhagararamo, kugira ngo n'undi wese abone impinduka ziturutse muri wowe. Yesu akugirire neza, Yesu agutabare, Yesu akunezererwe. Mwamaze kuhindurwa, mwene wabo nawe agize ihumure, abonye ijuru ribagose, abonye imbaraga z'Imana ziri kumwe nabo, abonye amagare y'intambara ndetse n'ay'imiriro biri kumwe nabo. Ngo aravuga ngo mbonye Imana, ibyamuhangayikishaga birarangira. Igihe cyose utazahabwa ihumure n'ijuru uzahangayika. Igihe cyose utazahabwa amakuru n'Imana, igihe cyose Imana itazakwereka amahoro, nta mahoro y'umunyabyaha, nta n'amahoro y'isi. Muri Yesu niho hari amahoro, muri Yesu niho hari umunezero, muri Yesu niho harimo agakiza, muri Yesu niho harimo impinduka. Ngo ahawe ihumure n'Imana, Imana imweretse ubutabazi bwayo. Aravuga ngo ntabwo nakongera kwiganyira, nibaza uko ejo bizaba bimeze, maze kubona ubutabazi bw'Imana. Reka ndyame nsizire nizigwe, kuko Imana impaye kwa amahoro. Imbaraga z'amasengesho. Niba ushaka kuyobora ibihe n'ibihe, senga Imana. Niba ushaka kuyobora abami n'abatware, senga Imana. Ngo arangije arasenga, abwira Imana ngo Mana bahumye amaso. Ngo arangije ahuma amaso izo ngabo, ngo baravugana. Imana ihumye amaso byari biguhagurukiye. Imana ihumye amaso ibigufashaho imbaraga w'ijambo. Imana ihumye amaso ibiguhagurukiye kukurwanya no kugutsinda. Imana ihumye amaso ibifite ubukaka n'ubushongore bwo kukunesha no kugutwara ibyari ibyawe. Imana ihumye amaso izo ngabo, nubwo ari mwinshi gute, Yesu azinetralize. Imana igira ibyo ikubita hasi, ubone ubutware bw'Imana ku buzima bwawe. Ibendera y'ubutsinzi nitangazwe kuri wowe. Wongere wakire ubuzima, wongere ube mu butware bw'Imana. Ngo aravuga ngo Mwami zihumye amaso, ngo mwanya ngo Imana irabikora. Ngo arangije ngo baravugana. Yesu aguhaye kuvugana n'abakurwanyaga, Yesu aguhaye kuvugana n'ibyakurwanyaga, kandi aguhaye ububasha bwo kubitwara no kubitegeka. Ngo araziyobya. Haleluya. Niba ushaka ko Imana igira ibyo ikura mu nzira zawe, kugira na communication n'Imana, gwinjire mu cyumba cyo gusenga. Nta kimana izakwima. Nubwo hari ibyakuhagurukiye, ariko nta handi uzabirwanirira ngo ubineshereze atari muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Tugiye gusenga. Aho ni waba ubaye mu buzima bw'ubwoba, nkuko Elisa umugaragu wa Elisa yari ameze. Aho ni waba ubaye mu buzima bw'impagarara. Aho ni waba ubaye mu buzima bwo kudaturiza Imana. Aho ni waba ubaye mu buzima bwo kutabona icyo Imana ikora ku buzima bwawe.
ndagira nkubwira ngo ubwo buzima urimo Yesu abushyizeho iherezo. Ngutangarize ko izo ntambara ucamo Yesu adushyizeho iherezo. Niwihuze n'Imana ubona ubwiza bw'Imana, niwihuze n'Imana ubona imbabazi z'Imana, niwihuze n'Imana ubona iby'Imana ibona, kuko realite n'est pas la vérité. By'amaso biratwereka ntabwo ariko kuri. Urebe iby'Imana yavuganye nawe, iby'Imana yakubwiye, nubwo ubona ko ikirere urimo kidashoboka ko Imana yabisohoza. Imana si umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Urera Mana, urakiranuka, imbere yawe n'ibyishimo bisa. Relabino nene stase takita loleskagini fo. Abagusenga ntacyo bazabura. Telo benestai melesike nestase. Mbaraga zikomeye nyabona Mana, hindukira ubwoko bwawe, uhindukira ubwoko bwawe, ubwuzuza imbaraga, ubwuzuza ibihe byo gusenga, ubwuzuza ibihe byo gukomera, ubwuzuza ibihe byo kunezerwa muri wowe. Bongera bavuga intsinzi babonye, bavuga imirimo yawe, bavuga gukomera kwawe, bavuga imbaraga zawe. Abari mu mwijima Imana ibamurikire, abari mu kaga Imana ibabere itabaza, ababuze amahoro Imana ibaha amahoro. Turatangaza amahoro mu isi, turatangaza amahoro mu baturanyi, turatangaza amahoro mu bavandimwe, turatangaza amahoro mu isi yose, kugira ngo isi yose yongere ibone amahoro yawe, imbaraga zawe ziganze. Hari ibintu biwisha abantu gusinzira, ariko iyo wategetse biremera, iyo wategetse birakunda. Hari ibiwisha abantu kuryama, ariko iyo waje birakunda. Hari ibiwisha abantu kwicara, hari ibiwisha abantu gutuza imitima, ariko iyo watweretse ingabo zitugose, ugatwereka ubutabazi bukomeye, tugatubona impinduka tuzikuye muri wowe. Tegeka ku mitima ya bene data, dusengeye bene data ari abari gucishwa mu bihe bikomeye bitandukanye by'intambara, tubasabiye amahoro. Imana iganze, abari kubifuriza amahoro bose ubaha imbaraga zo kugira ngo barwane intambara, kandi intambara zabo ziboneke mu Imana. Imana ifite umugambi wo kubohora abantu, ifite umugambi wo gukiza ubwoko bwayo, ifite umugambi wo kurengera ubwoko bwayo. Ntabwo ujya ubura gushyigikira abari mu mugambi wawe no mu murongo wawe. Ngwino ushyigikire ubwoko bwawe, kugira ngo bene data, abaturanyi, abavandimwe, bakuru bacu, ababyeyi bacu bajye mu mahoro bahawe n'Imana. Ganza mu gihugu cyacu, tanga umutuzo udasanzwe, turwanirire Mana. Neshereza igihugu n'abayobozi, neshereza abanyarwanda n'abanyarwandakazi, neshereza abakongomani, neshereza abarundi, neshereza isi yose, Uganda ndetse n'ibindi bihugu. Bagira ihumure bahawe n'Imana, ijuru ribasekere, bagira umugisha udasanzwe turuka ku Uwiteka. Urakoze kuganza muri twe, mitima yacu ikingukira ibyawe, kandi hugukira iby'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Tutari twava kuri kamera za Gisubizo TV, ndumva mpise ngira ikibazo wenda twasorezaho. Ego. Nko mu magambo nk'abiri, ego, abantu badasenga bahombye iki? magambo nk'abiri, abantu badasenga barahombye. Bahombye kabiri, bahombye iby'Imana, kandi bahomba no mu isi. Kuko isi tubeshejwemo n'ijuru cyangwa se n'Imana, kandi nanone tukaba mu isi turi no mu ijuru. Bivuze ngo ibyo bagomba kumenyera mu isi biturutse ku Mana ntabyo bazi. Yesu atugirira neza cyane. Imana iguhe umugisha cyane, kandi abantu batange commentaire, abifuza gusengerwa baze kureba nimero za telefone kuri titre y'iki kiganiro. Kandi Imana rwose iguhe umugisha rwose. Amen, amen. Ntabwo umugisha mwinshi. Amen. Ndumva fashijwe, kandi n'abandi bari buze guhemburwa n'iri Imana ihimbaza. Abantu bakomeze bahanga amaso ijuru, bakomeze bategereze, barebe ikiri buze kubabwira. Kandi ingabo nyinshi zigose abantu b'Imana zirahari. Nubwo umuntu yacika intege bitewe n'ibihe ari kubona ari kunyuramo, ariko ingabo z'Imana zigose abantu bayo zirahari. Haleluya. Icyo bisaba nuko bemera gutumbira Imana gusa, bakareba izindi ngabo zibagose batari kureba none aha ariko Imana irazifite. Yes, ahemba. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ndafashijwe cyane. Uhabwa umugisha hari imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu hari imbaraga z'Imana. Yes, aratuguza. Izo tutabona ntibivuze ko zidahari. Zirahari. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Komeza uhabwe umugisha n'Imana. Tuzasubira ubutaha, kandi abantu b'Imana bakomeze bahabwe umugisha mwinshi. Amen. Imana ikomeze babere igisubizo. Imana ishimwe. Amen. Amen. Amen.